Iki cyumweru muri Bungabunga Ubuzima turareba neza uko ubuzima bwo mu mutwe buhagaze muri Afurika. Ikindi, indwara y'ihungabana riturutse ku byakubayeho isobanurwa ite? Ese ni bande bafite ibyago byo kwibasirwa nayo? Muganga Labeebah Sa'id Ibrahim, inzobere mu kuvura indwara zo mu mutwe, aradusangiza kuri bumwe mu bumenyi kuri izo ndwara. Ikindi kandi, ku munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe, ishami rya ryita ku buzima ryatangije ubukangurambaga bwo gukumira kwiyahura muri Afurika. Ibyo ni bimwe mu byo twibandaho muri kiganiro Bungabunga Ubuzima cya none. Ndabaramukije, Eugenia Mukankusi, ikaze mu kiganiro Bungabunga Ubuzima. Indwara y'ihungabana riturutse ku byabaye ku muntu ni uburwayi bufata abantu bamwe nyuma yo kunyura mu bihe biteye ubwoba, bibabaje cyangwa se bitunguranye. Aha twavuga nk'ibijyanye n'urupfu, impanuka y'imodoka cyangwa se ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Nk'uko bitangazwa n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyita ku buzima, hafi buri muntu wese ahura n'ibibazo bitandukanye mu gihe cy'ihungabana, nyamara benshi barabikira burundu. Indwara y'ihungabana riturutse ku byabaye ku muntu ishobora kugaragara mu bakomeza kugira ibibazo na nyuma nk'ubwoba cyangwa se umuhangayiko, kabone n'iyo nta kaga baba barimo. Indwara y'ihungabana riturutse ku byabaye ku muntu iramugaza, kandi mu bimenyetso byayo harimo umuhangayiko ukabije uhoraho, amashusho y'ibyabaye akomeza kugaruka mu bitekerezo, inzozi mbi ziteye ubwoba, imyitwarire y'ubushotoranyi ndetse n'igabanuka ry'ubusabane n'abandi kuri bamwe mu barwayi. Inzobere zivuga ko abantu barwaye ihungabana riturutse ku byababayeho baba bafite ibyago byinshi byo kugira ibitekerezo byo kwiyahura, kubigerageza cyangwa se bakanapfa biyahuye. Imibare y'ikigo cya Australia gikora ubushakashatsi ku ndwara zo mu mutwe igaragaza ko hafi 4% by'abantu batuye isi barwaye indwara y'ihungabana riturutse ku byabayeho. Abakurikirana ibintu hafi bavuga ko muri bimwe mu bice bya Afurika, amakimbirane, ubuhunzi n'ibindi byago bisigira abantu benshi ihungabana rikabije, ndetse benshi barwara ihungabana riturutse ku byababayeho. Nyamara abantu benshi muri Afurika indwara zo mu mutwe bazitirira imyuka mibi. Reka tunyarukire muri Ethiopia, aho umunyamakuru wacu Astel Mesganaw uri Bahir Dar agaruka ku kuntu ubumenyi buke ku ndwara zo mu mutwe bugira ingaruka ku barwayi. Mu mwaka hafi n'igice ushize, Waknesh Eweneto yakoraga akazi k'ubwubatsi mu mujyi wa Bahir Dar. Umunsi umwe arwana bikomeye na babiri mu bo bakoranaga, nibwo yatangiye kwiyumvamo urwango. Hanyuma umwe mu nshuti ze z'amagara amubwira ko abo bantu bashobora kuzamukomeretsa ku mubiri. After I broke up with these two colleagues and nyuma yaho ntandukaniye n'abo bagenzi banje babiri, ntanumva ibihuha by'uko bashobora kunkomeretsa, natanguye guhangayika cyane, simbashe gusinzira, bikanatuma ntabasha kugenzura ibitekerezo byanje. Nta muntu nashoboraga kwizera. Ababyeyi ba Waknesh batekereje ko imiti gakondo yamuvura iyo ndwara ye. initially my parents Ababyeyi banje babanje kunjana mu mazi yera. Ibyo bidakoze banjana ku wundi muntu wavuze ko azi imiti gakondo, ariko nyuma yaho ubugwayi bwanje butangura kwiyongera. Nyuma yo kunyura muri byinshi, aho banzuriye kujya kwa muganga, avuga ko uwo mwanzuro wa nyuma wamuhaye igisubizo. finally I came to the hospital. Nyuma naje kuza ku bitaro, nkigera aho abaganga batanguye kunganiriza, hanyuma gahoro gahoro ntangura kubohoka. Umuganga w'indwara zo mu mutwe mu bitaro bya Felej Hiwot muri Bahir Dar asobanura indwara y'ihungabana iturutse ku byakubayeho mu bihe byahise iyo ari yo. Amapfa, ubuhunzi, amakimbirane, iyo ibyo bintu byose byaba karemano cyangwa ibitewe n'abantu bibayeho, byaba mu bihe bitandukanye cyangwa bikabera rimwe, biteza umuhangayiko, bityo bikaba byatera indwara y'ihungabana. Abantu bafite indwara bagaragaza kubura ibitotsi, kandi usanga bibanda ku kuzamura imyitwarire mishya. Muri Ethiopia, abantu barwaye indwara zo mu mutwe cyangwa uburwayi bw'ihungabana biturutse ku byakubayeho mu bihe byahise buri gihe babonwa nk'abatewe n'imyuka mibi. Muganga Matewos avuga ko by'umwihariko bitewe n'intambara igihugu kirimo, uburwayi bw'ihungabana buturutse ku byakubayeho mu bihe byahise burimo kwiyongera. Ubushakashatsi bwakozwe n'ibiro by'akarere k'ubuzima ka Amhara muri Ethiopia bugaragaza ko abantu bagera ku 4,000 bamaze gufatwa n'iyo ndwara kuva intambara yadutse mu mwaka wa 2020.
kugira ngo tumenye byinshi ku ndwara y'ihungabana riturutse ku byabaye ku muntu mu bihe byahise n'uburyo bwo gukemura ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe muri Afurika, twaganiriye na Muganga Labeebah Sa'id Ibrahim, inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe, ukorera Abuja muri Nigeria. PTSD is a mental stress-related disorder that is triggered by a terrifying event. Uburwayi bw'ihungabana buturutse ku byakubayeho mu bihe byahise n'iki? Ubu ni uburwayi bwo mu mutwe buterwa n'ibihe biteye ubwoba, bishobora kuba impanuka, bishobora kuba gutakaza uwo wakundaga, ikintu icyo ari cyo cyose gitera ihungabana ku bwonko. Si ngombwa ngo ubu burwayi buza ku kanya, rimwe na rimwe bugufata nyuma y'igihe ibyo bibaye, ishobora kuza nyuma y'imyaka, nyuma y'amezi, nyuma y'ibyumweru icyo kintu giteye ubwoba kiteye kibaye. Ubu burwayi busa nk'ubuza nyuma. Ni nk'ingaruka z'ibihe bitera ihungabana umuntu yanyuzemo. Ni ibihe bimenyetso by'ibanze by'uburwayi bw'ihungabana buturutse ku byakubayeho mu bihe byahise? Hari ibimenyetso binyuranye. Bishobora kuba guterwa n'ubwoba, bishobora kuba ibyabaye ahahise bikomeza kukugaruka mu ntekerezo, bishobora kuba umuhangayiko ukabije, ushobora kugira inzozi mbi zigaruka zerekeranye n'ibyo bihe wanyuzemo. Ni izihe mpamvu zihuriweho zitera uburwayi bw'ihungabana buturutse ku byakubayeho mu bihe byahise muri Afurika no muri Nigeria by'umwihariko? Muri Nigeria muri rusange dushobora kugira ubwo burwayi biturutse ku bihe biteye ubwoba nk'uko nabigarutseho. Nshobora kurokoka impanuka yashoboraga kunyambura ubuzima bikarangira ndwaye, yewe nshobora no kubura uwo nakundaga bikangendekera uko. Uko kutabasha kwakira ibintu cyangwa kutabasha gushira intimba neza bishobora gutera ubwo burwayi. Kuri nge bishobora kuba uguhangayika guturutse ku gutandukana n'uwo wakundaga. Si n'ibisaba ko abapfuye, gutandukana n'uwo ukunda ubwabyo bishobora kubutera ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryo mu ngo, ibintu nk'ibyo. Bivuze ko dukeneye kureba impamvu ihuriweho cyane na benshi, dusanga ariyo y'impanuka. Hari kandi ibindi bihe byashoboraga gutwara ubuzima, nko kubona umuntu arimo guhabwa ubuvuzi bwo kubagwa mu buryo bukomeye cyane, hamwe ubona ko wababaye cyane. Ibyo bitera ihungabana ku bantu bamwe. Indwara y'ihungabana riturutse ku byakubayeho uyitwara mute? Niki uzi ku ndwara y'ihungabana riturutse ku byabaye ku muntu? Ni gute wita ku buzima bwawe bwo mu mutwe ngo ubashe gukira ihungabana? Ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abaturage muri Nigeria no muri Mali. Le stress post-traumatique, j'en sais quelque chose puisque j'ai une fois été victime en 2008. Hari icyo nzi ku ndwara y'ihungabana riturutse ku byakubayeho kubera ko nigeze kuyirwara mu 2008. Turi mu rugendo tujya i Varikoyi, gari ya moshi twarimo yakoze impanuka. Muri iryo joro abantu 6 barapfuye. Icyo gihe nigaga ubuvuzi. Rero hamwe n'izo mfu n'inkomere zikabije ntibyanyoroheye kubyakira. Le stress post-traumatique, j'ai une idée là-dessus car Indwara y'ihungabana riturutse ku byabaye ku muntu ndayizi kubera ko iminsi yose mpura n'abayirwaye. Ntabwo biboroheye. Bahora bakeneye gufashwa, bwaba ubufasha buvuye mu muryango cyangwa mu nshuti, ndetse yemwe n'inzobere, abaganga bavura indwara zo mu mutwe ngo babiteho. Ni icyiciro cy'ubuzima kitoroshye na gato. Nakoze impanuka, bisi twarimo yarahirimye. Na n'ubu sindiyumvisha ko ndiho kubera ko byari bibi cyane. Kandi nari ndi mu gice cy'imbere cya bisi. Kuva iyo mpanuka yaba, ababyeyi banje, inshuti zanje, na cyane cyane umugabo wanje baranganiriza bakanampumuriza. Uko wiyumva bishobora kugira ingaruka ku buryo ubaho mu kazi no mu mibereho yawe bwite ya buri munsi. Aha hari zimwe mu ntambwe zashyizwe ahagaragara n'ikigo cy'Amerika cyita ku buzima zagufasha kunoza ubuzima bwawe mu bijyanye n'uko wiyumva. Sinzira neza. Gusinzira bigira ingaruka nziza ku buzima bwo mu mutwe n'ubw'umubiri. Bituma ushobora gutekereza neza, gukora amahitamo yihuse no kurushaho kwita ku byo urimo. Intambwe ya mbere yo kunoza uko gusinzira ni ukuryamira isaha imwe buri joro
no kubyukira isaha imwe buri gitondo. Noza kandi utsimbataze imibanire yawe n'abandi. Abahanga mu bya siyansi bavuga ko haba mu bashakanye, mu muryango no mu nshuti, mu baturanyi cyangwa se n'abandi, imibanire ishobora kugira ingaruka ku mubiri wacu n'imibereho myiza. Urugero, ushobora kwiyunga ku itsinda ry'abantu muhuje ibyo muhugiraho mu gihe mutari mu kazi, nko gusoma, gutembera cyangwa se gushushanya. Kuziba icyuho cy'uwo wabuze. Ihangane, kunamira uwawe bifata igihe. Kubona itsinda ry'abagufata mu mugongo byagufasha mu kuganira n'abandi n'abo muhuje bari mu gahinda. Gabanya umuhangayiko. Gena iby'ibanze mu kuzuza inshingano. Hitamo ibyihutirwa mu bigomba gukorwa n'ibishobora gutegereza. Kora imyitozo ngororamubiri mu buryo buhoraho. Icyanyuma, ganira n'inzobere mu buzima bwo mu mutwe. Niba wumva utabasha kwakira ibyakubayeho, wumva ugize igitekerezo cyo kwiyahura cyangwa se utangiye kwiyahuza ibiyobyabwenge cyangwa inzoga, ngo abe ari byo bigufasha kubyakira. Buri mwaka isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 10 mu rwego rwo kurushaho guha agaciro ubuzima bwo mu mutwe no gufasha abarwaye indwara zo mu mutwe. Raporo yo ku rwego rw'isi ivuga ko abantu bagera hafi kuri miliyoni hirya no hino ku isi basuzumwa bagasanganwa indwara zo mu mutwe, nyamara abo hamwe n'abandi baba barabucece birinda kubigaragaza kubwo gutinya akato bahabwa bafite bene izo ndwara. Raporo nshya yiswe ikibi kurusha uburwayi ubwabwo, ni ukubera ko abantu barwaye indwara yo mu mutwe babwiye abashakashatsi ko uguceceka kwabo n'ubwoba baterwa n'uko byamenyekana ko bazirwaye ari bibi cyane kurusha kurwara mu ibanga. This year, across the world, about 970 million people in those categories. Uyu mwaka hirya no hino ku isi hari abantu bagera kuri miliyoni 970 bari muri ibyo byiciro. Hafi 1/3 cyabo barwaye agahinda gakabije, abagera kuri 1% by'abantu bo mu gihe cyacu barwara schizophrenia. Iyi raporo yatangajwe mu kinyamakuru Lancet kibanda ku nkuru z'ubuvuzi igaragaza ko abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe aho ariho hose batinya akato n'urwikekwe. Iyo ufite indwara yo mu mutwe igira ingaruka ku buryo utekerezamo no kubona ibintu. Biba bigoranye cyane kubona ubushobozi n'icyizere byo gusobanurira neza undi muntu bikubaho. Rwose ntekereza ko uburwayi bwo mu mutwe butera umuntu umutwaro wihariye wo kutabasha gutambutsa ibyiyumvo by'iby'abanyuramo. Abashakashatsi bavuga ko mu bihugu byinshi bikennye nta buvuzi buboneka, kandi bavuga ko ubwoko bw'akato abantu bashobora gukorerwa butandukana kuva mu karere ujya mu kandi, burimo nko kwimwa uburenganzira bwo gutora, bwo gushyingirwa cyangwa bwo kuragwa imitungo. Ababikurikiranira hafi bavuga ko nubwo hari bimaze kugerwaho mu gukemura ikibazo cy'indwara zo mu mutwe, hakiri byinshi bikeneye gukorwa. I think it's true to say that when it comes to issues like depression, anxiety, we have lots of... Nibwira ko ari iby'ukuri kuvuga ko iyo ugeze ku bibazo nk'agahinda gakabije, umuhangayiko ukabije, dufite abantu bakomeye bazwi cyane bashyira hanze ibijyanye n'ubuzima bwabo bwo mu mutwe, kandi icyo ni ikintu cyiza cyane kuko mu mwaka runaka umuntu umwe kuri bane azahura n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Ariko hari uburwayi bugoye, bukomeye, bigoye kwihanganira nka schizophrenia, bugoranye kwakira. Raporo igaragaza ko mu mwaka wa mbere w'icyorezo cya COVID-19 habayeho izamuka rya 25% mu burwayi bw'agahinda gakabije n'ubwo muhangayiko ukabije. Abashakashatsi basaba ko hagira igikorwa mu kurandura icyo bita akato n'ivangura bikorerwa abantu bafite indwara zo mu mutwe hirya no hino ku isi. Naho dusoreje ikiganiro cyacu Bungabunga Ubuzima cya none. Mwakoze cyane kubana natwe. Ku yandi makuru yerekeranye n'ubuzima n'inama zagufasha kubaho neza ndetse n'ubuvumbuzi bushya mu by'ubuvuzi, gumana n'ijwi rya Amerika ku muyoboro wa internet kuri wa@radio.com. Dusangira kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Naho gutaha mukomeza kugubwa neza, muharanira ko umunsi wanyu wari wose uba uw'ubuzima buzira umuze.